Mugira amahoro. Ubu noneho tugiye kwerekeza mu Misiri. Bino tujyane dutemberane turebe piramide twamaze ibihe twumva hanyuma tumenye ibyazo. Inyubako zubatse mu ishusho y'umutemeri, ariko reka dusezerane ko muri iyi nkuru dukomeza gukoresha ijambo piramide. Gushimiye ko byemeye. Wayikaze ku ishuri plus. Gusa niba ari ubwa mbere uhageze ntugende udakoze subscribe, kandi nyuma yo kureba iyi video wibuke kuyisangiza abandi. Icyambere ugomba kumenya nuko mu Misiri habarizwa piramide zibarirwa mu magana, ariko twe icyo twibandaho ni piramide nini kurusha izindi. Turebe uburyo yaba yarubatswe n'ikoranabuhanga ryari rigezweho muri icyo gihe. Piramide nini cyane kurusha izindi mu Misiri ni iyitwa Giza, ikaba inashyinguyemo farawo witwaga Khufu. Iherereye ahitwa Giza n'ubundi hafi ya Cairo mu murwa mukuru. Ni nini cyane kuko ifite uburebure bwa metero 146, kandi ikaba yarubakishijwe bloke z'amabuye zigera kuri miliyoni 2,300,000 yose. Reka turebe uko yubatswe. Buri nyubako yose abantu bakenera kubaka, igice cy'ingenzi cyayo kigomba kuba fondasiyo. Iyi nyubako y'uburemere buhambaye ifite fondasiyo ikomeye cyane bitagereranwa, kuko iyo bitaza kuba ibyo yakabaye yarahirimye. Umusingi w'iyi nyubako wubatse ku buryo buringaniye neza bukurikije amerekeza ane. Bivuze ko urebye uruhande rwayo rw'amajyaruguru amajyepfo usanga ruteganye neza n'amajyaruguru amajyepfo y'isi, kandi wareba uruhande rwayo rw'iburasirazuba uburengerazuba ugasanga ruteganye neza n'uburasirazuba uburengerazuba bw'isi. Igitangaje cyane kurushaho nuko ibi bikoresho byose biranga amerekezo n'ibyifashishwa mu byubatsi muri icyo gihe hubakwaga izi nyubako bitari byakabayeho. Amerekezo yabo bayapimaga bagendeye ku nyenyeri mu kirere. Niba warakurikiye video yacu twakoze ku isanzure ukaba warasobanukiwe icyo twise constellation, urahita ubyumva birushijeho. Umwubatsi w'inyubako imibare ye yayikoze neza cyane ku buryo akantu kose kuri iyi nyubako kari mu mwanya wako. 90% by'amabuye yubatse iyi piramide nayo mu bwoko bwa calcaire. Iyi piramide ubwo yari imaze kubakwa, hejuru yayo hashizwe amabuye yo mu bwoko bwa calcaire n'ubundi arambuye kandi ashashagirana cyane ku buryo washoboraga kwibonera kure igihe izuba ryabaga ricanyeho, ariko uko iminsi yagiye ishira ayo mabuye yaribwe ubu ntagihari. Ikintu kirenze mu bitangaje ni ukuntu babashije guconga no kuringaniza amabuye yubakishijwe inyubako, kubera ko muri icyo gihe nta mashini n'ibyuma byabugenewe byo guconga amabuye byari byakabayeho. Ikintu babashaga kwifashisha gusa ni cuivre, kandi ntabwo ikomera cyane nk'icyuma ku buryo byoroshye kwicongesha amabuye. Aya mabuye bayacongaga bifashishije ibikoresho bikozwe muri cuivre, bikaba byari ibintu bigoye cyane. Imibare igaragaza ko uramutse ushaka kubaka ikintu nk'iki mu myaka 23 yose byasaba ko byibuze buri minsi 8 waba ufite amabuye aconze neza yuzuye pisine y'imikino ya Olympique. Imbere muri piramide hubakishijwe amabuye ya granite, akaba ari amabuye akomera cyane, bigakomeza kuba igitangaza wibaza ikintu bifashishije ngo baconge ibuye rikomeye ku rwego rwa granite. Abahanga basanze ngo aya mabuye yo mu bwoko bwa granite ari nayo bifashishaga baconga andi mabuye. Ngo bifashishaga kandi n'irindi buye rizwi ku mazina nka diabase, microgabro cyangwa dolerite. Iri rikaba rikomoka ku birunga. Guconga amabuye ya granite no muri iyi minsi ya none biracyari ibintu bikomeye kandi bitwara igihe kinini bitewe n'ukuntu iryo buye rikomera cyane. Ukibaza rero ukuntu abantu bo muri iyo myaka ya kera babashaga kuriconga bakoresheje irindi buye, bigakomeza kuba amayobera n'igitangaza. Umwe mu nshuti yarambwiye ati impamvu babashaga gukora ibyo ni ukubera ko nta internet bari bafite. Icyo abantu babaga bashyize imbere muri icyo gihe ni akazi kabo, ariko umuntu w'ubu umutima we wose yaweguriye telefone ye, ntabwo yabona umwanya wo guconga ibuye rikomeye nka granite akoresheje irindi buye. Ubu noneho reka turebe amabuye ubwayo yubatse piramide. Birashoboka ko urebye aya mabuye muri ubu buryo bw'amafoto wabona ari amabuye mato cyane rwose, nyamara ariko buri byose muri aya mabuye ringana na metero 1 kuri 2.5 mu bugari n'uburebure bwaryo, rikagira n'ubuhagarike bwa metero n'igice, kandi buri ryose rikagira uburemere bwa toni zibarirwa hagati y'6 n'igice na toni 10 zose. Hanyuma se aya mabuye bayakuraga hehe? Bayakuraga mu ntera ya kilometero 900 zose uvuye aho bayubakishaga. Buri ryose muri aya mabuye babanzaga kurinyuza mu ruzi rwa Nili mu bwato, bagera ku nkombe bakaryikorera bakarigeza Giza,
ari naho hubatse piramide nk'uko twabivuze. Kugira ngo ibyo babigereho bateranyaga imbaho bagakora igisa n'igitanda bagaterekaho ryabuye, maze umubare w'abantu benshi ugafatanya kurikurura mu mucanga. Kugira ngo biborohere ariko nanone inzira yose bagombaga kunyuramo babanzaga kuyitosa hagasa n'ahanyerera, noneho bamwe bagakurura abandi bagasunika kugeza bashyitsi ku ishansi. Bamwe banavuga ko mu gukurura batifashishaga amaboko y'abantu gusa, ahubwo banakoreshaga amatungo by'umwihariko inka n'ipunda. Kugeza aha biracyumvikana. Amabuye bayambukije mu bwato, barayasunika, barayakurura, bayageza aho bagombaga kuyubakisha. Bubaka fondasiyo, ibuye hejuru y'irindi, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, uwa gatatu, gutyo gutyo. Ariko birumvikana ko barushagaho kujya ejuru, byarushagaho gukomera. Aya mabuye angana atya n'uburemere bwayo twabonye bayagezaga hejuru bate? Abantu bagiye batanga ibitekerezo ku buryo ayo mabuye yaba yarazamurwagamo, ariko nta na kimwe cyumvikana kuko nta kimenyetso na kimwe gihamya ibyo bitekerezo. Nta gishushanyo kibigaragaza, nta nyandiko ibigaragaza, kandi nta rwego rwagaragaye bazamuriragaho ayo mabuye. Nta byaba imodoka bizamura ibikoresho biremereye ku nyubako ndende byabagaho, ngaba ari byo bifashishaga baterura toni 10 z'ibuye rimwe. Muri make iki kibazo kiracyari amayobera. Bamwe bavuga ko akazi kose kakozwe n'abacakara, nyamara ariko abandi bakavuga ko ibyo bidashoboka kubera ko iyaba ari abacakara bubatse iyi nyubako itari kuza imeze neza nk'uko imeze, ibuye riconze neza ryegeranye n'irindi ku buryo nta n'akanya gato wabona kangana n'ahakwirwa ikarita ya banki. Ahubwo bakavuga bati mu nkengero z'ahari iyi piramide hahoze umujyi, maze abatuye uwo mujyi baza kujya inama yo kubakira umwami wabo inyubako y'akataraboneka kandi bateye ishema. Bose bafatira hamwe icyemezo cyo gufatanyiriza hamwe kubaka iyi nyubako. Abanyamisiri ba kera bari bafite umuco wo kwita cyane ku buzima bwa nyuma y'urupfu, nk'aho abapfu babo babarindaga kubora bifashishije uburyo buzwi nka momification, bizeye ko bazongera bakaba bazima. Izi nyubako z'imiterere rero twakomeje kwita piramide muri iyi nkuru bazubakaga bagamije kwirinda ko amarimbi yabo yakwangirika. Igitangaje wamenya ni uko inyubako yubatse muri ubu buryo mu ishusho y'umutemeri ariyo nyubako irusha izindi zose gukomera, cyane cyane iyo umusingi wayo wubatswe neza. Umutingito, inkubi z'imiyaga n'imyuzure ntacyo bishobora gutwara iyi nyubako na gitoya. Kuba nta gitekerezo na kimwe kiraboneka cyemeranywaho n'abantu bose ku buryo izi piramide zubatswe, bituma hakomeza kuvuga ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri iyo ngingo, ariko byose uko byakabaye ibyumvikana kandi nta gihamya n'imwe bifite. Iyi nkuru tubahaye hano ishingiye ku bumenyi, ni nayo mpamvu nta gitekerezo na kimwe twemeje kubera ko nta na kimwe cyagaragajwe n'ubushakashatsi budasubirwaho. Urugero, inkuru yavuzwe cyane kandi ikamenyekana cyane nuko ngo ibivejo byaje mu isi maze bikubaka izi nyubako z'imitemeri mu Misiri. Imvugo nubwo bwose itanyuze ubwenge, ariko ifite abantu benshi bayemeye kandi bakayikurikira, bakavuga bati nta na rimwe abantu bigeze bagira ubushobozi bwo kuba baterura ibuye rya toni 10 ngo barizamure barigeze hejuru mu ntera ya metero 140 cyangwa 150. Bakongeraho bati no mu isi ya none aho tekinoloji kataje, guterura ikintu gipima toni 10 ukakizamura ukageza mu gisenge cy'inzu y'uburebure bwa metero 150 si ibintu byoroshye. Bati rero byanze bikunze ziriya nyubako zubatswe n'ibivejo. Piramide ya Giza yatangiye kubakwa mu mwaka w'2580 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, irangiza kubakwa nyuma y'imyaka 26 yose, kandi yubatswe n'amabuye agera kuri miliyoni 2,300,000. Ese kuri wowe inyubako yamaze imyaka igera ku 3,800 yose ariyo ndende ku isi, yubatswe n'amaboko ya muntu, bayubatse bate? Tubwira igitekerezo cyawe muri comment. Gusa niba ukunda kumenya byinshi ku hantu hatangaje n'imiterere yaho, ucikwe n'inkuru twakoze ku mujyi urusha iyindi yose ukonja. Ushimiye kubana nanjye, wakoze cyane. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze ku ishuri plus, subscribe, like na share ni ingenzi, kandi gukanda kukazogera bituma uko dushyizeho video uyibona mu ba mbere. Naho ubutaha mu yindi video. Ciao ciao.